Muraho mwese abankurikira, Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Umutoni Clementine, nifuje kubereka ibirori byo kwibuka ba sogokuru na ba sogokuruza bacu ndetse n'abacu bose bitabye Imana bo mu miryango yacu, ubwo twari twabasabiye misa, nyuma hakabaho ibirori byo kwiyakira kwa sogokuru Rwabakika Bonifasi ari we se wa data Ruzindana Charles. Icyemezo cya Pawulo Mutagatifu cyerekeye izuka rya Yezu. Koko rero icya mbere cyo nabagejejeho nicyo nanjye nashyikirijwe, ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, ko yabambwe, ko yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, ko yabonekeye Kefasi, hanyuma akabonwa na ba 12, hanyuma yongeye kubonwa n'abavandimwe 500 icyarimwe. Abenshi muri bo baracyariho, abandi barapfuye. Hanyuma yabonekeye Yakobo, nyuma abonekera intumwa zose icyarimwe. Ubw'imperuka nanjye arambonekera. Ibi tubisanga mu Banyakorinti ba mbere, umutwe wa 15, umurongo wa 3 kugera ku wa 8. Iby'ingenzi byahanuwe byerekeye umucunguzi. Natani ahanurira Dawudi muri aya magambo: mu rubyaro rwawe hazavuka umukiza, azaba umwami w'ikirangirire kandi ingoma ye izahoraho iteka. Samweli wa 7, umurongo wa 12. Izayi aravuga ati: dore umukobwa w'isugi agiye gusama, akazabyara umuhungu witwa Imana turi kumwe. Izayi umutwe wa 7, umurongo wa 14. Indirimbo z'umugaragu w'Uhoraho zigaragaza ibabara rya Yezu. Ni ibyago byacu yemeye gutwara, yashenjaguriwe ibyaha byacu, inguma ze aba ari zo zitwomora. Izayi umutwe wa 53, umurongo wa 4 kugera ku wa 5. Murakoze.